ahangaha turi muri ntuza turi kuvuga ku barozi. So umunyarwanda urukumva, umurozi w'umunyarwanda aragenda agashaka ibintu amakemikozi ya danje, urukumva, sizi uri kubyumva, niba ari icyuya cy'akanyamasyo akakivanga n'ubutuna bw'isazi, we ku buryo avuga ati akagenda agafata ubumara bw'inzo ku buryo we nurigataho umva akubarira iminsi 2 kuzaba waciyeho, sizi uri kubyumva, akabigushyirira mu byo kurya, akabaza akavuga ati ibintu iyo bivanze n'ibirayi uyu muntu aragenda bikagera mu nda agapfa, ku buryo buhita bugenda bugakonekita n'umutima, umutima ugahita ucika, cyangwa bukagenda bukamutwika amara, nyuma y'iminsi 4 azaba abyimbye apfi, sibyo? Urukumva ngo nta esprit satanique aba yakoreshejemo, aba akoresha amakemiko, ni abahanga, reka tubyumve uko. Warakuroga ugacaho akaguha ibintu bikwica, ubona abasiriyo kira batandukanye n'aba ngaba bandi turi kuvuga. We akubara akavuga ati uyu muntu ngiye kumuroga, Godfather agiye kujyamoka, cyangwa se ngiye kumugira umusazi, cyangwa se ngiye kumugira ikiniki, sizi uri kubyumva nani Patrick? Harimo ama esprit satanique akaza nk'uwo umuntu uri kutubwira uwo nguwo, bakavanaho igitsina cye bakakibika, akabaho nta gitsina afite, sizi uri kumva izo mbaraga. Izo nizo basengera, nta murozi w'umunyarwanda basengera, bamubwirwa n'iki? Ko aba yabisize mu rugo, ko aba afite agacuma, aba afite uburozi agushyiriramo ugahita upfa. Bo ntabwo baroga nk'abira uyu mugabo ari kutubwira ko ku Rusumo, no, bariya bakonikoni mu batandukanye n'umurozi ukuroga ugapfa, afite nta puissance bagira, no, we bona bakoresha shimi, ariko barabi iwacu bo bakoresha esprit satanique, akagukubita. Hari umushi iwacu yaragiye ateretana n'umukobwa, arongora umukobwa amwiba agakapu k'amafaranga, arabimusaba arabyanga, yanga kuyamusubiza, amukubita inkuba saa 6 za kumanywa izuba riri kuva. Ibyo ni kuko twara abana ariko twarabibonye. Inkuba iramanuka igeze ahantu hakurya ku gasozi, iramukubita saa 6 z'amanywa, inkuba iramanuka iramukubita arapfa. Urukumva ko bafite imbaraga. Inkuba saa 6 bro, izuba riri kuva, inkuba papa, abantu baravuga nti c'est pas possible, inkuba iramukubita. Urukumva izo mbaraga, none umuntu ukontrola kimeze nk'inkuba. Yabira navuze byo muri Grand Nord bya Lubero na za Butembo biri conditionné n'amafaranga ukuntu, ariko umva barimo esprit satanique. Urumva abaje n'abatipe bakunda gukora amasexe n'ibikini zoga, bamutwaye sexe, juste imagine amadolari 3, donc ni 3,000 by'amanyarwanda, ou bien donc $3. Umutipe batwara sexe yiwe, no arahisha muri base, ashinzwe nk'iminsi ngaha abwira abashuti barababwira igitsina baragikase ntiyababara. No, c'était nta kovu wabona, donc c'était n'ibintu bya magie wabyumva, ni ibintu biri satanique nyine ukunda, ntabwo nzi ko nabivuga. Ni umutipe nyine yari umushoferi, yaragenda akora amanyanga y'iyo ngiyo, akora ama aventure byiwe arabikora, iyo yanga kwishura. Kumbe niba arabikoranye n'abantu je sais pas, yaraje gusa amara iminsi 2 abantu batazi amakuru. Hashize iminsi 2 abwira abashuti, barabwira mosheri batwaye sexe, ndi gutyo. Abandi nabo bavuga amakuru, inkuru ziracicikana nyine mu kigo twarimo twese, muri base twari muri projet nyine turi kubaka ibintu, ibintu biracicikana, baravuga none bigera kuri boss umuzungu Belge gutyo, aravuga agira ubwoba, aravuga ni ibiki, twatanga iki, batanga amahene, batanga ibiki, abatipe baje gusaba imbabazi muri ubwo bwoko nyine twarimo bwo muri Grand Nord. Bamusubiza nani yiwe, baramubwira agenda uryame, araryama, bukeye asanga reka nanjye gutera story iyi ngiyi, abantu nibyo nandi kugura mu ko waciyeho mu kanya, abantu b'Ikanombe, abantu babaye Ikanombe, umugabo baramuzi mu ntambara ya FDL, abanyarwanda bajya muri Congo. Umugabo w'umusirikari mu ngabo z'u Rwanda yageze ahantu muri za Katanga, agera ahantu intambara imaze iminsi ibera muri iyo centre,
agera ahantu hari umukecuru n'umwuzukuru batetse muri twa dukono, urimo kumva, bari kwinjira mu nzu bari gushamburiya, afata ibyo kurya byagiye kubitera mugabo ntumenere ibyo kurya usimange chakula yangu nibyo mfite byonyine, umwuzukuru angiza riramwica. Urimo kumva, umusirikari yanga kubyumva akubita kagakoni umugeri arabimena biragenda birameneka. Urukumva, umukecuru aramubwira ngo umenye ibyo kurya nari mfite, ntabwo uzigera mu buzima bwawe ubona ibyo kurya biguhagije. Bro, umukecuru yakoze ku mweko ahita afata agafara akamuhuha. Urukumva, umusirikare kumurasa biramunanira. Umutipe intambara yararangiye, baraza bahise bamupakira kuko umutipe yagize inzara, yararyaga, yarananutse ariko yinjiraga mu kigo hari i Kanombe muri barracks, ubwo naramwiwe n'amaso yanjye, akarya, nuvuga ngo 24/7 yararyaga. Urimo kumva, yararyaga, yicaga kuri muvero akarya. Noneho abasirikari ikigo cyose bagakomplaininga, Minadefu imuhereza ntuzo, imuhereza ikibari, imukorera agakarne, akajya yinjira muri ntuza muri restaurant zo mu Giporo, za hariya mu mujyi, aho hariya agasiga agapapuro. Bro, bagira barabihagarika. Yararyaga kuva mu gitondo kugera nijoro, akarya ntahage, n'ibyo kurya ntubone inda yabyimbye, no. Bigeraho biba ikibazo. Umukecuru imyaka yaramubwiye ko azapfa mu 2016 na 17, ntabwo nibuka. Kuva 96 iyo myaka yamuhaye, yararyaga, umugabo aramenyekana. Kuki yatagiye mu bayumbe ngo babanze bashamburiye? Byaranze, nta hantu batatwaye uriya mugabo, bageze ahantu hose bajyaga kumusengera, n'ahantu bamutwaye kumusengera biranga, bamutwara mu bandi bapfumu, baramubwira ati umuntu ushobora kumurogora n'umukecuru wenyine. Kuja mu bayumbe bakabaza agashamburiye. Guverinoma bafashe indege, bamutegera indege, bamusubiza aho hantu k'uwo mukecuru. Bageze basanga umukecuru yarapfuye. Yesu. Bagarura umurwayi, umutipe yapfuye 2017 niba nibuka. Désolé. Urukumva icyo kintu, kuroga umuntu kurya akarya ntahage, bro, uburozi bubaho. Twe turashamburiya, turasenga, tugahodomera igiserimba, tukabacangacanga. Impamvu muri abandanje nyine, muri abo bashamburiya nyine bazi imbaraga ziba mu gushamburiya, niyo mpamvu nabo baba bafite imbaraga za danje. Bro, umumambure arakwesura, urumva. Ariko se Patrick, ibyo ndi kuvuga ntabwo wabivugira muri space, turabizi sibyo? Nayo verite. Nayo verite. Uzi ikintu gitangaje kurusha ibindi? Uzi ikintu gitangaje kurusha ibindi? Ubundi abanyarwanda n'abandi ubundi batangira kuroga bakuze, sibyo? Mu ma 45, mu 50 nibwo batangira kuroga, sibyo? Mu bamambure n'umubibi wa 20 arakwezura, babitangira ari bato, nibyo tandukaniro. Ariko kenshi buriya babiragwa n'ababyeyi. Ariko none ibyo mvuze sibyo? Kenshi iyo mama waroze cyangwa inyoko bukwe bagomba kubuguha byanga byakunda. Ukabukurana akajya gutuma wowe ntubimenye, bikazarangira barabaye we ariko araragutuma. Reka mbaze beve nyakuri, wenda nanjye ntabwo mbizi neza. Eske wemera ko umwana uri moins de 20 cyangwa umwana muto wenyine uri moins de 20 ashobora kuroga bigakunda? Cyane, ariko kenshi akorera muri esprit z'umuntu mutuma. Nyabita ukomeje wazamuka. Akorera muri esprit z'umuntu mukuru umutuma, iwe akaba ari ugerayo. Areka bari ugaragara muri acte, ariko akoresha imbaraga z'undi muntu umuri inyuma. Eske abari conscient cyangwa abari conscient y'ibyo akora ubyo? Ntago babyishimiye, nta nubwo ababizi uburyo bimuzamo muri we,
ariko ashiduka yabikoze. Icyo gihe ageraho akabikunda agasanga ari no ubuzima. ashiduka yabikoze ça veut dire ashobora gutanga isomo Yes. muri atazi ko yayitanze ubyo ashobora gukora ikintu kibi atazi ko yagikoze ça se fait comment cyane. Nigeze kumva Gitwaza bitubwirizaho icyo gihe nari Nairobi, avuga uburyo abantu baroga batabizi. Umuntu muri sosiyete tukaba tuzi ko ari umurozi, ariko we muri we atabizi uko abikora. Mu gihe iwe ajya kubikora nta bwenge aba afite bwo kumva ko ari gukora ikibi, ariko nawe yisanga muri za mbaraga zimukoresha, agasanga yakoze ibintu bibi ariko adafite ukubyikuramo. none ababikora hano kuri social media ko baba batabibwiwe n'ababyeyi bigenda gute? Aho hari gitemeye ahanga kuri iyi mihanda ko abantu baza bakakorera ibintu bibi cyane biba byagenze gute? Bakaroga se? Ahanga bakorera ibiruta kuroga. Ni ubwa mbere mbyumvise, ubwo ngubwo nabyo wenda twabibyigamo isomo bamwe bakabimenya. Abahanga bakora nose attends beve nyakuri umva kubaza mpise ngira amatsiko umuntu yakora ikintu kibi atazi ko yagikoze yego rwose byagenda gute mu nzozi urumva mu nzozi umuntu ashobora kuza mu nzozi akagutwara mu nzozi akagutegeka ibyo akubwira byose wemera. Iyo wemeye mu nzozi unyumve ntabwo mbyemera beve reka nkubaze tubishyire mu buzima tubishyire mu buzima bw'ukuri. Uyu munsi nje kuri space ndatukanye, ntabwo nasinze, ntabwo nagize gute, ndaje ndatukanye, tumye amavideo y'abantu bambaye ubusa kabishyira kuri dashboard, hanyuma nkavuga ngo ntabwo nari nzi ko ari njye, ntabwo nabikoze ntabizi. Est-ce que c'est possible? cyane. None se esprit satanique zivuga iki? Zigukoresha ibintu nawe ukajya usigara witekereza ko basi ibi bintu ninjye wabikoze, ubundi biza gute kugira ngo mbikore? Gusara biza gute ubundi? Niba uzi gusara icyo bivuga, umuntu asara gute? No, tureke kuvuga umuntu w'umusazi. Iyo umuntu yasaze turabimenya. Umuntu ufite ubwenge akaza akadukana hano kuri space agacambana akavuga ibinyoma, arangiza ngo ntabwo yari abizi. Wagenda cyane. Ndemeranye ko umuntu bahunika ubwenge bwe. Niba uzi ikinyarwanda guhunika ubwenge bwawe bakabutwara bakabuhunika, ukajya ukora ibintu wowe uzi ukuri mukuri, ariko abakureba bakabatira ko uyu muntu ibintu ari gukora buriya ntiyarengereye, wowe ukashiduka usanga wakoze amabara, ariko nawe ntumenye imbaraga zigutera kubikora zivaki. biracanze, c'est compliqué. Patrick yagize ubwoba. Patrick ntabwo biba bigize, ariko nyine tujye tuvuga story nk'uko ziri, nta satani birimo. Icyo nemera cyo ni uko umuntu mu gihe ashobora kuroga ntamenye ko yaroze, ariko iwe deja yaremeye ibyo bamusabye gukora, akajya ashiduka yabikoze. Niba ari ukwica umuntu akamwica ariko atabigambiriye nawe atabishaka, ariko nyine n'imbaraga zimukoreramo. Beve ntabwo nemeranye nawe. Est-ce Imana ishobora kwemera ko no ntabwo nemeranye nawe. None se uburozi babufata gute? Umuntu aravuka mu gitondo agahita agenda bakabumuha, cyangwa ni umuntu kwigiraho inshuti ari we ari umurozi, akakwigiraho inshuti mukajya ugendana nawe agenda kumvisha ubwiza bwabyo, ariko ntabikumvishe live, akabikumvisha mu nzozi yakugendereye. Yarangiza kuza mu nzozi kukumvisha. Attends beve, est-ce que bakwigisha ibintu mu nzozi usinziriye? C'est pas possible. Bakwigisha ibintu usinziriye bakabikwisha gute? Est-ce que urumva ibyo bintu bishoboka? Ariko ntiwemera ko imyuka mibi ibaho ya satani? Irahari, ariko ntabwo. None se satani mwari mwahura mu muhanda gutya? Wari wahura mu muhanda na satani wagusuhuza kwibwira ngo ninjye satani? Ntakorera mu bantu se? Iyo urose umuntu ari kukugenderera mu nzozi, ukarota umuntu, wa muntu urose uri mu nzozi ushobora kuba atari wa wundi yaje yishyize mu ishusho ya Patrick,
ariko atari Patrick, akaza mu ishusho ya Nyabitanga ariko atari Nyabitanga, ariko ibyo ariko asaba ibintu biteye ubwoba, nkumva uri biraremereye. kudutera ubwoba, uri kudutera ubwoba, ariko twari kubaza ibibazo, tuzabikubaza bwakeye. Gitosha ubwoba bw'iki? Uguteye ubwoba tugiye kuryama gusa. Ukaba Nigute utarabatijwe umuntu baba bamusanga asinziriye, nigute umuntu bamusanga asinziriye bakamutereta bakamubwira ngo waryamye usinziriye. umuntu akagutreta akakujyana ugashiduka, ni cya gihe ubyuka ku muntu akavuga ngo baraye bangenderaho, ngo baraye bangenderaho, ngo bankore nabaye indege yabo naraye ngenderwaho. Nibyo barimo bakumvise. Nibyo rero niyo mpamvu ugomba kuryama usenze, wabyuka ugasenga. Okay, aho ndemeranya no gusenga pe cyane, kuko iyo usenze uba uhambiriye ya myuka mibi ica hejuru y'inzu yawe ishaka kwinjiramo. Okay, reka tugaruke noneho muri kuriya gusenga, dore mu kanya twaje nubwo byahereye aho. Reka tugaruke muri ariya masengesho na ziriya miracle tubona. Urumva? Ngewe mu kugeza aya masaha nsigaye nshidikanyaho. Urukumva? niba ziriya power zibaho, urukumva? Why zitanetraliza esprit satanique zabara abapasiteri b'ibinyoma bakabakura mu murimo w'Imana, bakabasengera bagahinduka imbeba bakaba mu murimo w'Imana basengesha ibinyoma. Rega Imana ntago yihutiraho, Imana ntihanira aho ngaho. Ari ibyo ngibyo umuntu yajya akora icyaha Imana igahita imuhana. None kubera iki batuyobya se tugapfa tugende muri icyo kinyoma? Bibiri ivuga yuko mu gihe cy'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma, tuzabamenyera ku mbuto bera. Ibyo byose Bibiri irabivuga, niyo muhanuzi dufite ubu ngubu. Ikibazo nuko tutayisoma, ariko uyisomye wamenya ngo uyu muntu utiriwe unahanura cyangwa ngo usenge, ukamenya ko uyu muntu ari mu gukoreshwa n'Imana cyangwa ari imyuka mibi iri kumukoreramo, atari umukozi w'Imana. Abahanuzi b'ibinyoma baruzuye ubu ngubu. Umuntu araza akakubesha akaguteranya n'umuntu mwari mubanye neza yifitiye izindi nyungu, kandi akaza akoresha ijambo ry'Imana ayita umukozi w'Imana. Ariko icyo tubamenyeraho ni imbuto bera. Umuntu akakubwira ati ngewe nywa primusi ariko nkora ibiheko ndabihamagara. Yego ndemera ko agakiza ntaho gahuriye n'impano, ariko kenshi abantu ubu ngubu basigaye bajya muri maji bakabyitirira Imana. Yeah, true. Niyo mpamvu rero gusoma Bibiliya burya nabyo birafasha. Iyo usomye Bibiliya umenya ngo aba bantu ese uyu muntu Bibiliya twaje gusanga ko Bibiliya uko bayiduhaye hari byinshi ngo bagiye bakuramo, nabyo ni ikintu nawe tukazipinga Bible. Uretse inzandiko za Pawulo nyinshi zagiye zigwa mu nzira, zabwiraga abapasiteri amakuru y'ukuri, abapasiteri bakazipinga kugira ngo wenda abantu badakomeza kubibirara bari mu rusengero. Nibyo wenda niko umuntu yabyita ngo uburara, ariko si uburara komuteri. Ni bya bindi, ni za zindi twumva abanyabuntu birirwa bavuga ngo abantu babaye abanyabuntu, kandi wenda ubuntu twese tubwemera tuburirimba. Afake nk'ijambo kode hagati yanyu mwenyine. Kode avuge. Muraho neza. Yego. Ndabasabira Imana ngo abarozi n'abapfumu ntibazabagereho. Amen. So icyambere nashaka. Ubwiwe n'iki ko tutari bo? Oya, ntabwo mbatinyagiye ariko. Ubwiwe n'iki ko tutari bo? Nsabira abandi igihe ntabwo bangeraho. So nagiraga ngo mvuge ku byo mwari murimo muvuga. Ku muntu wese utaramenya ubwenge, protection akenshi aba yifite bitewe n'ababyeyi. So ababyeyi iyo bajya muri ibyo bintu hari ubwo biba ku mwana akabikurana. So ubwo ni bya bindi bya karande abantu bakurana n'ibintu iwabo baba bagenderamo. Ariko iyo umaze gukura, cyane cyane abantu bamaze kugira imyaka 20 kuzamura aho ngaho, utangiye kwishakisha, ukubwiye ngo ibi ukubwiye ibi ugashaka kubijyamo, cyangwa se ukabona mu muryango wanyu hari umuntu ubijyamo akakwereka imbaraga zabyo, nawe ukajyamo uvuga ngo reka ngerageze. So ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu n'umwe Satani ashobora kugiraho imbaraga ataramukinguriye umunsi umwe. Ugomba kubanza kumukingurira, then akabona kugiraho access. Imbaraga z'uburozi
uburozi, hari uburozi bwoko bubiri, hari uburozi bwo kukugaburira, hari n'uburozi bashobora kugutumaho. Ubwo kukugaburira ashobora kubukugaburira rwose, ariko iyo ushinganishijwe mu mbaraga z'Imana uraburya neza ukarya rwose, warangiza ugataha ukamererwa nabi gato kubera ko ibyo baba bagushyiremo ntabwo ari ibintu biba byoroshye, nta nubwo unabimenye. Iyo uri umuntu ari kubaho mu masengesho, kubaho mu masengesho nanone hari, ndagira ngo ntabwo ndi gupinga abantu basenga cyane bahora mu macaci. Guhora usenga ni uguhorana n'Imana yawe, ikintu cyose kirimo Imana ntacyo bitwaye, ibintu byose. Nujya no kunywa amazi uvuge ati amaraso ya Yesu ndanyweye nayo. So icyo gihe uzagenda ibyo bintu bikuvemo, ntumenye ko ari nabyo byakuvuyemo, ugira ngo warwaye mu nda bisanzwe, kandi ari bya bintu wariye byagombaga kukwica. Wa muntu ajya guhamagara uri aho umeze neza, ejo yongera asubire ku mupfumu umbwire ati wa muntu uko namuhaye ntibagire icyo bimutwara. Icyo gihe no kuvuga ngo nawe azavuga ngo uriya muntu afite imbaraga zikomeye, azabeshya ko nawe ujya mu bandi nk'abo, ariko ntibemera ko Imana amaraso ya Yesu akomeye, ko ntibashobora no kuyavuga ku bwabo. So ibyo ni ibyo kurya. Noneho ku mbaraga zo kukoherereza, nko kuvuga ngo uri hehe, umuntu abe yakuroga on distance, ibyo bifata umuntu wigeze kugerageza kujya muri ibyo bintu. Iyo utigeze kubigerageza kubijyamo kandi ukaba uzi Imana, icyo ndacyongeraho, kandi ukaba uzi Imana, uhorana protection kuri wowe, ntabwo bishobora kukwegera, ntibishoboka. Njyewe mbifitemo experience, abantu bakaza kakubwira ibintu ukabona n'ibimenyetso ukaba warabibonye, ariko ukavuga ati ariko bariruhiriza ubusa, ntabwo mpari, ntabwo ndi mu kirere cyabo, ntibashobora kumbona. So iyo utari mu kirere cya Satani, utarigeze uhakandagira, ntabwo bishoboka, ntabwo bishobora kugufata. So ibyo ni kuri side y'uburozi. So hakaza ibyo Godfather yavugaga ngo abarozi bo mu Rwanda, ab'Umurenge, Satani aba hose, Satani aba hose. Na hano barahari batumana ibintu hano rwose, barahari, mugasanga umwana mu muryango rwose ntimuzi icyo yabaye, igitondo kimwe yarabyutse abikiragi, bakamuvuza ahantu hose bikanga, umwana akaba avuye mu ishuri, ejo agatangira akabikimuga, bikabayobera, bibaho. Ariko iyo ugiye gushakisha background neza, cyangwa se abasenga neza by'ukuri, hari ubwo wa mugani usanga biva mu muryango, ugasanga baranamusengeye rwose akanakira. Bibaho rero. Satani nta hantu na hamwe atari, ari ahantu hose arakora. Gusa icyo ntemera, ntashobora no kwemera na gato, nta mbaraga afite. Agira imbaraga ku muntu umwemera, ku muntu usanzwe ubijyamo, kuko agufiteho imbaraga, kuko agufite. So nubijyamo azakugirira nabi nyine, nutabijyamo ntaho azagukura. Ari ibyo ngibyo, iyi si yose twajya dukora ibyo bashaka, batuyobora rwose. Nk'ibyo sinzi wavuga ngo agusanga mu nzozi, ngo akagukoresha kwica undi, ngo akagukoresha no. Bisaba ko nawe ugira ubushake ushyiramo, sibyo? Kuko Imana yaratubwiye ngo yaduhaye ubwenge, sibyo, bwo guhitamo icyiza n'ikibi. So ni ukuvuga ngo already numara gutera intambwe imwe mu kibi, na Satani azaguha izindi mbaraga zo kwica. Njye niko mbyemera. So bivuze ngo haba mu Rwanda, haba hehe hose, niko bigenda. Abantu bakora ikibi babikora kimwe, wenda sinzi ku rugero ruhe, ko sinibaza ko hari abigeze babibara cyangwa iki, wenda hari n'ibyo tutazi bibaho mu myuka yabo. So niko njye mbyemera uko nguko. Hanyuma hakaza ubundi burozi. Hari ibyo Godfather yavugaga ngo abarogera hano kuri space, burya umurozi ukomeye arogera ku magambo. Umuntu ashobora kuza akabwira abantu binyoma, kandi yabipangiye, yabyize neza, akabikwigisha, bikagera aho wica undi mugenzi wawe. Ndahera ku bintu byabaye iwacu, sibyo, hano mu Rwanda. Twabanaga, hari Abahutu, hari Abatutsi, hari Abatwa, twabayeho imyaka n'imyaka. Ariko umuntu araza aturuka iyo aturutse, aza twemeza ukuntu dutandukanye, kandi ko hari abakinyiza abandi,
biremera bigenda biba binini kugeza kuri level umuntu agenda agafata umugore yashatse n'abana be akabita inzoka akabita inyenzi barabanye akabica akabamara. So, byaturutse kuri bwa burozi bwa bundi umuntu yavuze gusa just aramubwira arabyemera bikreye urwango kugeza aho wica mugenzi wawe. So bivuze ngo uburozi buri mu sinzi nuko nyine abantu kenshi tubutekereza muri ibyo bagabura ariko uburozi bubaho gusa ariko nemera ko pourcentage nini cyane bufata umuntu ubwemera. Murakoze. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avuze neza cyane. Gatfada urahari? Je sais pas si je me fais entendre. Gatfada arahari? Ngenda kumva sinzi abandi niba batwumva. Ndagushimiye cyane. Nanjye nari mfite iyo confusion yo kuvuga ngo umuntu ngo yakora ibintu mu nzozi, ngo yakora ibintu ari inconscient, ngo akaza hano kuri space nkavuga ibintu ntari conscient. Nibyo byari byanshanze. BV nyakuri niho arimo avuga ngo bafatira umuntu mu nzozi ngo akakora ibintu. Eske ntabwo mbyemera parce que Imana Dieu est juste. Imana est juste. Ntabwo yakwemera ngo ngenze hano poromoke ntukane kandi ndabishaka. Nibyo bintu ngenda arimo numva. Ni gute nakora ibintu ntazi ko ndi kubikora? Nibiki biba byabaye kuvuga ngo ukora ibintu? Uwo muntu ufite imbaraga kandi nsenga nanjye nemera iyo Mana nizera akaza akankoresha ibintu bigenda gute? Nibyo ntumva vraiment. Beve nyakuri na code ibyo narimo numva vraiment. Beve, je sais pas si vous êtes joignable, ntabwo mbizi. biragoye cyane kugira ngo ubyumve. Ariko code yatubwiye ibintu byiza, yatubwiye ko tugomba kwegera Imana. Ndacyarimo ntekereza ku byo yavuze. Yavuze ibintu vraiment biri sensible. Biri byiza kabisa. Kuko twumva ko Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza. Kandi yaduhaye ubwo bushobozi. Je sais pas comment wakora ibintu ngo umuntu yagukoresheje uri mu mwijima. Mais c'est quoi? Ntabwo tubyumva. Ariko ibyo warubuze kuza hano umuntu agatukana hano kuri space akavuga amagambo mabi, ngiye ntekereza yuko ari ibyo byava wenda ku burere yahawe cyangwa imiterere nyine cyangwa ubwenge bwo ko bungana tutanabishyize mu indangagaciro, le valeur. Umuntu yaza agatukana hano agapiblia video z'abantu epi akavuga ngo bamukoresheje. C'est quoi? Dissonance cognitive. C'est une dissonance cognitive. Ibyo mbifata nk'uburere buke. Yes. Epi ni byiza ko abantu donc comment dire kurobanura ikibi n'icyiza. Abantu vraiment Imana yaduhaye ubwenge bwo kumenya ikibi n'icyiza. Tukamenya ngo iki ni kibi, iki ni cyiza. Guhitamo décision ni umutungo. Comment on appelle ça? Ni umutungo. Comment on appelle ça? Umutungo kamere. Umutungo kamere Imana idashobora kwivangamo. Amahitamo y'umuntu umutungo kamere Imana idashobora kwivangamo. Amahitamo yawe azahitamo uzaba we. Ama excuse n'ibiki ngo ntabwo bicamo. Aho nanjye ntabwo nabyemera nyine uburyo umuntu yajya hano atasinze ari muzima akavuga yuko yakoreshejwe
na esprit satanique, ariko nyine nazo ntizareka gukoresha umuntu ibintu nk'ibyo, aba yarabihaye umwanya. Umuntu asa n'icyo akunda kurya cyangwa se asa n'icyo yagaburiye umutima we. Iyo wabihaye umwanya muri wowe, ubwo usa nabyo. N'iyo utabivuze uranabibyandika, n'iyo utabyanditse abantu nyine babona ubuzima ubayemo, nyine nibwo ukomeza kubereka abantu. Niba ibyo bishegu ushobora kubizana mu ruhame, nibyo wagaburiye umutima wawe. murakoze cyane. En tout cas, dupone indangagaciro, les valeurs authentiques. Nibyo nkunda kuvuga. Amavaleur authentique nibyo nikundira kuvuga. Icyo wifuza ko bagukorera nawe uzagikorera mugenzi wawe. Nimba wifuza ko bakubaha nawe uzubaha abandi. Nimba wifuza ko bakuvuga neza nawe uzavuga abandi neza. Ni amavaleur universelle. Ari muri no filozofi za Jésus Christ nawe yarabivuze, n'abandi n'aba Gandhi n'abandi. Ni amavaleur ari universelle. N'aba Napoleon Hill yanditse ma règle d'or, n'amaprincipe agenderwaho. Vraiment ndabashimiye. Godfather, je sais pas si vous êtes joignable. Code wazamuka ukadubwira igitekerezo cyawe, abari aba intervenant. Nimba ari umuntu ushaka kuzamuka, vous êtes libre vraiment, wasaba ijambo. murakoze kandi wari uvuze ikintu cyiza apropo ya valeur z'abantu. Burya abantu iyi si dushatse twayigira nziza, tubifitemo ubushobozi, ariko kubera izo mbaraga mbi nyine abantu baba baragiyemo, reka jyewe nemera Imana, reka tujye no ku bantu batayemera, ntacyo nabo tubemerera, ariko tugire aho duhurira, sibyo? Buriya mu buzima gukundana ntabwo ari itegeko, ariko kubahana ni itegeko. So bivuze ngo ninkubaha nawe ukanyubaha, nzi neza ko nta bintu tuzahuriramo byinshi byatuma tugiranira nabi. Twagira amahirwe tukazakundana, ariko byibura ikintu cyo kubahana tukagiha umwanya wa mbere. Njya ndeba urubyiruko rw'ubu ngubu, ntabwo ari bose. Igihe cyose cyabayeho abubu rwose ntibantera amabuye, ntabwo ari bose, sibyo? Ariko abenshi hari imvugo bakoresha bumva ko zigezweho, kuko muri bo barazibwirana hagati yabo, ariko ibyo bintu demo ubivuga wowe uzi ko ari nka blague, uzi ko ari ukujokinga nyine, bigenda bikugira uwo utari. Na za ndangagaciro na cya kinyabupfura ya education de base wagiye ubona ikagenda ivaho buhoro buhoro. Noneho ugasanga hari nk'ikintu havuze, wamucyaha ukamubwira ati ariko uvuze iki? Ugahita ubona yagarutse ngo ngo nari ndimo ndajokinga. No, urajokinga mu kintu nk'icyo ngicyo? Ntabwo ukijokingamo. So kuko ari byo bamenyereye kubwirana hagati yabo, bigeraho bikababo. So ibyo ngibyo bimwafectinga ryari? Bimwafectinga mu gihe avuye muri urwo rungano rwe. Iyo utangiye gukura, imyaka itangiye kugera imbereho gato, utangiye kugira ubuzima bugusaba nyine kuba umuntu mukuru, kugira responsabilité, kugira decision ufata, kuko utigeze utekereza ibyo bintu ko bizabaho, wibaza ko uzahora muri ubwo buzima bwo kujokinga. Ugasanga umwanya wo kwiga ibintu bifite valeur wowe utaye muri ibyo ngibyo, wiga ibyo kujokinga, imvugo zitari ngombwa, ibintu simbizi. Ugasanga umuntu mwicaranye muri ofisi agiye kukubwira umuntu w'umudamu cyangwa se umumama mukuru cyangwa se umupapa, atumva mani, umva mani, umumama yabaye mani sati, ariko nibyo yamenyereye. Ntabwo azi ko hari ibintu bitavugwa.
nawe nyuma hari ubwo yigarura akavuga ngo sorry ariko byamaze kuza. So, ni ukuvuga ngo the more ubikinisha uzi ko ari ibigezweho n'iki wisanga wabibwiye umuntu mukuru. So hanze hari imvugo zivugwa umuntu akabona ko ari ibisanzwe. Burya tujya kurahura tujye turahura ibyiza, ibibi tubibarekere, ntabwo ari ngombwa, sibyo? Tubyihorere rwose. Hari ibintu byo gutukana cyangwa se kuba wasubiza umuntu mu buryo bitari ngombwa, sinzi ikintu bimara. Niba hari icyo bimara, hari uri hano uzi icyo bimara yatwigisha natwe tukabimenya. Wenda dushobora kuba twarabisimbutse mu byo twagiye dutozwa cyangwa twagiye twiga. Sinzi ko kuvuga nabi hari ahantu bifasha umuntu, sinzi ko gutuka umuntu hari icyo bifasha, sinzi ko kwangana hari icyo bitanga, simbizi, ariko mbona bikorwa henshi. Kumva umuntu rwose yanga undi, ntacyo bapfa, ntaki, ngo yaravuze cyangwa se uriya ni mwene wabo wa runaka, yabaye iki? Yes, ni mwene wabo wa runaka, ariko se niwe runaka wagukoreye icyo? N'uwakigukoreye iyo ugize Imana uranamubabarira ataranagusaba n'imbabazi. I think njye niko mbyumva. Kuko burya iyo ubabariye umuntu ntabwo ari we ubabariye. Nemera ko pourcentage nini aba ari wowe wibabariye, kuko umutima wawe niwo umutekereza, umutima wawe niwo ubabaye. So, ukakomeza kumurakarira, niwo ubabara, niwo atwara energy nyinshi muri wowe. So, byiza mubabarire wikomereza ubuzima. Niba unabishoboye mubabarire wikomereza ubuzima, ujye unamwirinda no guhura nawe byibura kugira ngo wihe amahoro, ariko mubabarire byibura. Ikindi cya kabiri, niba dufite icyo dupfa, uzasibe kunkubita, uzasibe kuntuka, usibye ko nantutse nakubwira nti rwose urakoze nkikomereza, kugira ngo nihe amahoro mu mutima wanjye. Singire uwo mwanya wo kujya ndatukana hanyuma birahindura iki? Niba yararezwe nabi ntacyo ndi bumuhindureho, sindi bumusubize ngo ajye kurerwa muri uwo mwanya mubwiye. Niba asanzwe afite umunabi ntacyo ndi bubihindureho. Hari n'abantu barezwe ariko kubera iyi si turimo na depression zihari, usanga ni nko kumucanga, niko twabyita, ibintu byaramuyobeye akagusubiza uburyo bitari bwo, nyuma akaza no kwigaruka akakubwira ati mbabarire twahuye byancanze, nshobora kuba nakubwiye nabi, byibura akagatima kakagaruka. Ariko iyo wihutiye guhita umusubiza, nawe nibaza ko byamunanira kugaruka akubwira ati sorry kare nshobora kuba nakubwiye nabi. Ni ukuvuga ngo nawe umutije umurindi, ntacyo mufashanyije mwembi. So, ku neza numva abantu ikintu twakwiga muri rusange ni ukurezerva ibyo tuvuga, kurezerva uburakari bwacu. Usibye ko uburakari nicyo gihano cya mbere umuntu yiha mu buzima. Njye sinavuga ngo sinjye ndakara, ahubwo ndababara cyane kurusha kurakara. So, kubabara biba mu mutima, bikaguha gutekereza, gufata decision, ukabanza ukabitekereza, bikazabona kuzamuka mu mutwe, bikabwira umutwe icyo ugomba gukora. Tuzige kwiganiriza, like mbere yo kuvuga, kuko mu mutwe harihuta, burya harihuta cyane. Umuntu agiye kumva ibintu biba mu mutwe bimeze nka virusi iyo zinjira muri mashini, ni kuriya ziruka. So, mu mutwe wawe iyo wumvise hatangiye kuba ikibazo, manuka mu mutima, muganire, bariya abantu babe babiri muri wowe, uvuga ati ariko buriya nka biriya bigenze bite? Umutima ukubwira ati ariko iteka nemera ko umuntu wese avukana umutima w'ubumuntu. Nta muntu uvuka ari igisimba cyangwa uvuka afite umutima mubi, no. So, ukaganira n'umutima wawe gutyo, noneho ukaza gufata decision y'icyo ugiye kuvuga cyangwa se ya decision y'icyo uri bukore, sibyo? Nemera ko mu isi turiho ibintu bisa nabi cyane, turi mu isi yanduye cyane, ariko nzi neza ko mu isi yanduye dushobora kugiramo abantu beza. No matter what, nibaza ko bishoboka. Giye kuri jye niko mbyemera, kuko umuntu wese afite iyo capacity. Ariko ababyeyi bari hano n'abantu muzaba ababyeyi ejo n'afite barumuna banyu, ikintu nabasaba kubigisha ni ukuvuga ngo twese burya umuntu wese uko avuka
avukana umutima nda. Nta mwana uvuka ngo ayoberwe konka, aba azi icyo agomba gukora. So twese tuvukana umutima nda. Iyo turi gukura dutangiye kugira ubwenge, tugira icyo bita umutima ngeso. Uwo mutima ngeso ni hahandi hakenewe education de base, uburere bwo mu rugo, sibyo? Buriya wigishwa n'ababyeyi. So ubwo ni ukuvuga ngo iyo ababyeyi babyitayeho bakigisha abana indangagaciro, bifasha cyane ku mwana. Iyo akuze twimukira kuri fezi yitwa umutimanama. Handi umwana utangiye gukora ikintu noneho akizi, handi uvuga ati ibi nimbikora mu rugo barampitana, cyangwa se ndabikora ndakubitwa inkoni ariko zirahora ariko ndabikora, sibyo? So ibyo byose abana bose babiciyemo. So, ibyo ngibyo rero ikintu bisobanura ni ukuvuga ngo iyo uva mu mutima ngeso warabonye uburere, umutima ngeso uragenda ukaba muto, umutimanama ukaba munini. Iyo utabonye uburere, umutima ngeso uragenda ukaba munini, umutimanama ukaba muto. So bivuze ngo cyagiye udafite umutimanama uhagije, ingeso ziba nyinshi, wajya kubwira umutima ati ariko urabibona ute, umutima ukamubwira ati reka reka byihorere cyangwa se bikore gutya ntacyo bitwaye, ni akazi ke. Uzasanga umuntu arubaho rwose gutyo yumva nta kintu cyamubuza gukora icyo ashaka rwose. Uwo akenshi uzasanga akenshi yaragiye abona ibibazo mu buzima, cyangwa se hari n'abana barezwe malheureusement usanga umutima ngeso warabaye munini, n'umuntu hari ubwo yivukira, nabyo ntitubyibagirwe. So hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo nyuma y'umutima nama haba undi mutima bita umutima mana. Tandukanye n'awa mutima nama, ni umutima mana. Umutima mana ugira umuntu umwe mu kinyejana. Muri iki kinyejana turamufite, sibyo? Ni umuntu uba uri special ku buryo umuntu wese iyo avuze umuntu wese aramwumva, icyo akoze cyose kirakunda, kandi mbega ibintu byose akora abantu barabitangarira ku buryo ntibabyumva ubwo bwenge n'ubushobozi n'imbaraga agira. Uwo muntu aba rimwe mu kinyejana, aba ari umwe, ikinyejana cyarangira hakaza undi. So mwizigisha abana kugira ngo bazagere mu mutima nama, umutima ngeso ari muto, umutima nama ari munini, kugira ngo bazagire umuco mwiza wo kubana n'abantu, amahoro, n'ibyo bintu by'uburozi ntibakabimenye. Mu izina rya Yesu, murakoze. Vraiment, merci beaucoup. Code 123. C'est un plaisir yo kugutegera, ahubwo usoje vuba, twari twumva ko wakomeza ukavuga, nta muntu ushaka guteza urusaku. Njye mfite ibyo nanditse muri notebook zanjye, warimo uvuga ndimo kwandika ibintu n'ibindi, hari ibintu numvise kabisa. Ndi umuntu ugira curiosité, nkunda kumva, impano yanjye ni ukumva, ntabwo ari ukuvuga. Nkunda gutegera, vraiment naguflowinze nakufuza ko wamflowinga akakwandikira akakubaza DM. Abantu bafite kumubaza vous êtes libre. Ndabona Godfather ari, sinzi ko wenda ahari, ariko abantu bashaka kuzamuka bakabaza utubazo, turumva ni amahirwe yo kubana nawe, ntabwo twara tumuzi. Code 123 ariko atubwiye ibintu vraiment biri special, biri authentique, byatwubatse, twategereye, nanditse muri notebook zanjye. Twishimye cyane vraiment, bitarimo ubujyajya n'ibiki. Umuntu ushaka kumubaza yazamuka, gusa kuri njye nufishe ko yanyunganiye ibintu by'indangagaciro yabivuze, authenticité, gukoresha ukuri, kutajya, yavuze ibintu byinshi. Mvuze ngo mbirezime na byasaba ngo some ibyo nanditse, ariko ntabwo ushaka kubivuga, buri muntu yiyumviye. Vraiment, mama Code 123 twishimiye kubona, ni bwa mbere kandi turi génération qui veut se rayonner en parole et en acte. Dushaka
génération nyine ishaka, je sais pas comment m'exprimer en kinyarwanda, mais dushaka nyine tuvuge ibyo dukora n'ibyo tuvuga bibe nyine proportionnel, nyine bibe bihuye ukuntu, je sais pas. Mwakoze ariko waduha en bref, ntabwo abantu bashaka kuzamuka, en bref wadusezera. Ndabona abantu badashaka kuzamuka, ushaka kuzamuka yavuga akabaza ikibazo. Njyewe nishimiye cyane kuba muri space yawe, kandi watwigishije ibintu by'indangagaciro, nibyo nkunda iyo ubundi dukora joking hano kuri space, ariko iya de limite nyine, haba hari imipaka, turajokinga tugaseka ugwenya, ariko hari imipaka ya de limite. Dushobora guseka n'umuntu ariko nkavuga ngo uyu muntu arandusha imyaka, uyu muntu ni umumama, uyu ni grand frère, iya de limite, kavuga ati ntabwo narenga imipaka, twaseka tugatera urwenya, ariko nkavuga ngo ntabwo narenga imipaka. Nibyo nkunda kuvuga. Mama Code 73 wadusezera basi, merci. Murakoze. Nibyo kuri space na wa mugani w'abubu ngo ni ku mihanda, ariko ku mihanda nibaza ko tuhaciye turi abantu bazima byaba biryoshye, sibyo? Gusererezanya, abantu bateraga urwenya kuva kera n'uyu munsi kandi bibaho, ariko twirinde kwamburana imyenda imbere y'abandi, sibyo? Kandi icyo utifuza ko bagukorera ntukagikorere mugenzi wawe, sibyo? Space ni ahantu twungukiramo ibintu byinshi, twumva ibitekerezo by'abantu bitandukanye, nubwo waba mudahuje rwose ni byiza kumva ibitekerezo by'abandi, kuko bigufasha kumenya nawe aho uhagaze, bishobora kutakungura ikintu kikubaka, ariko bikakungura n'aho wakomerekera cyangwa wagwira. So ntekereza ko tugize Imana tukajya tuza hano, na drugs ziremewe rwose, ariko zitarengereye. Twe kwambura bagenzi bacu ubumuntu. Ubona umwana w'umukobwa bamushyize hariya, bamuvuzeho ibintu bitari byiza, umuhungu bamuvuzeho, bagiye mu buzima bwe. Twibuke ko aba bana abenshi, bambabare simbisa abana, umuntu uza kuri space cyangwa se kuri Twitter akenshi abakuze, wenda benshi ndabaruta, sibye ko nshobora kuba ntanabaruta cyane. Ntekereza ko hari ibintu bakora badatekereza ejo. Mu minsi ishize, maze nk'imyaka, hari umudamu bari bagize umuyobozi, bukeye mu mudugudu wabo baza kumurega ati reka ati ariko umuntu nk'uriya bamugira umuyobozi bate, tujya kumukomangira ngo aze mu muganda akadutuka? Ripoti iratangwa rwose, umuntu bamukuyeho rwose byihuse, ariko byihuse. So bivuze ngo you never know, ibyo ukorera byose hano kuri space, tekereza ko ufite ubuzima ejo, ufite ejo hazaza, sibyo? Ubikore, yes, ngwino dutere urwenya, tuganire, tuvuge ibintu bifatika, ariko twirinde kwambura ubusa bagenzi bacu, twirinde kujya mu buzima bw'umuntu buri prive, cyangwa se kujya gushaka kumusenya. Gusenya nta na rimwe byigeze biba byiza. Uyu munsi urasenya mugenzi wawe, ejo bashobora kugusenya wowe, cyangwa bagasenya umuvandimwe wawe. Malheureusement uzumva douleur uriya muntu yagize, udashoboye kugarura iyo wateye mugenzi wawe wundi, sibyo? Abenshi baba ngo abantu ngo baba bashaka kuzana ibintu bya kera, ngo ibintu byarahindutse. Okay, reka tubyemere byarahindutse, ariko se birahinduka bigana he? Iyo byahindukaga bijya heza, twakoma amashyi natwe tugashaka kubyigiraho, kuko hari ibyo turimo uyu munsi twiga umunsi ku wundi, tubyigira ku bato kandi, sibyo? Hari abantu bakuru nzi neza, ajya agenda impande y'umwana akamubwira ati harya ino telefone ibi niba mbishaka nabikura he? Ese nshaka gukora iki nabigenza nte? Sibyo? Cyo n'abana babyigisha ababyeyi abenshi, akagura telefone rwose ariko atazi kwikoresha, cyangwa se akamubwira ati ibi nabishakira he? Hari ibintu twigira ku bato, sibyo?
so nkavuga ngo ese ibyo bakora ibyo bindi bavuga ngo twe twasigaye inyuma cyangwa iki byaba ari byiza nabo bajya babyibaza kuko nzi neza ko ikibi n'ikiza barakizi so niba uzi ikibi n'ikiza tekereza ngo ese icyo nkora ni cyiza ese hari uwo nkomeretsa ese ni ngombwa we kuza gusa just ngo hari